Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru nziza cyane, ni inkuru yashimishije abanyarwanda bose bayumvise bitewe n'uko gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa. Ese iyi gare ko igiye kujya ku rwego mpuzamahanga izatwara amafaranga angana gute? Ese izatangira ryari? Ese izarangira ryari? Ibyo byose rero nibyo twaguteguriye mu makuru y'uyu munsi. Wowe icyo tukwisabiye ni uko wajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yashimishije abanyarwanda bose bayumvise, kumva ko gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa nta munyarwanda wese utabyishimira. Uraza kumenya mbese akayabo kagiye kuhagendera kazaba kangana gute? Ese izatangira ryari cyangwa bizarangira ryari kubaka cyangwa kurangiza kubaka iyi gare ya Nyabugogo? Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu, ndagusuhuje kandi nakwifurije gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere murabizi yongeye kubagezaho amakuru yacu, ndababwira ati nimujye munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Imirimo yo kuvugurura gare ya Nyabugogo izatwara saga miliyari 100 izatangira muri 2025. Ni inkuru nziza cyane kuyumva, yashimishije abanyarwanda bose. Kumva ko gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa ni ikintu cyiza cyane. Kuvugurura iyi gare ya Nyabugogo kandi biteganyijwe gutangira muri 2025 bikazarangira mu mwaka wa 2027. Urumva ko ari imyaka ibiri. Icyo gihe cyose bazaba barimo baravugurura iyi gare ya Nyabugogo. Ngo iyi gare ya Nyabugogo kandi bizatwara amafaranga ari hagati ya miliyoni 100 ndetse na miliyoni 150 z'amadolari nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya ubwo yabitangazaga kuri uyu wa kane tariki ya 8 Kanama 2024. Icyakora uyu muvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yagize ati ikiguzi cya nyuma kizagenwa nyuma y'inyigo no kwemezwa. Gare ya Nyabugogo kandi biteganyijwe ko izohereza urujya n'uruza rw'abantu muri Kigali no kuyihuza n'ibindi bice by'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'abaturanyi, kandi izagira ikigo kijyanye n'igihe gisimburaho bisi zari zisanzwe zihagarara, ibizahindura ihuriro ryiza ry'abagenzi. Uyu mushinga kandi uzakorwa n'ubuyobozi bw'umujyi ku bufatanye na Banki y'Isi. Iyi gare kandi ya Nyabugogo ivuguruye izaba ifite ahantu hakorerwa bizinesi zijyanye n'ibikorwa byo gutwara abantu ndetse n'ibintu. Byumvikane ko umushinga nutangira serivisi zo gutwara abantu zizimurwa by'agateganyo mu kandi gace ka Nyabugogo kugira ngo iyi mirimo yo kubaka gare nshya ikomeze nta nkomyi. Uyu muvugizi kandi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya yagize ati umujyi wa Kigali ku bufatanye n'inzego zibishinzwe gutwara abantu n'ibintu bagaragaje ahantu ho kwimukira by'agateganyo hafi y'ahantu hasanzwe hagamije kudahungabanya ubucuruzi buhakikije. Ahantu ho kwimukira by'agateganyo hazamenyeshwa abaturage muri rusange mu minsi ya vuba bidatinze.
Uyu muvugizi wa Kigali Ntirenganya yakomeje avuga ko gare igezweho ya Nyabugogo izahuza n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali cyo guhuza uburyo butandukanye bwo gutwara abantu nko muri bisi, amapikipiki, amagare ndetse n'inzira z'abanyamaguru. Izajyana kandi n'iterambere rirambye nko kwinjiza amasoko y'ingufu zishobora kuvugururwa, gukoresha amazi neza, tekinike z'ubwubatsi butangiza ibidukikije ndetse n'ibikorwa remezo birambye byo gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ikigo cyorohereze ubwikorezi kandi gihuze no guhanga imirimo n'amahirwe yo gukora nko gutanga akazi no guteza imbere ubucuruzi muri ako karere. Ibikorwa remezo ndetse n'urwego rwa serivisi bizamura ubwikorezi rusange. Iyi gare ya Nyabugogo izakira umubare wisumbuyeho wa bisi n'abagenzi. Uwo mubare w'ingano nyayo y'ibikoresho byose bikenewe n'ibikorwa remezo bizashyirwa muri gare biracyasesengurwa birambuye. Yavuze ko gare izaba ifite aho bisi zihagarara, aho abagenzi bategerereza, ahacururizwa ndetse n'ahakorera ubuyobozi bwerekane amakuru no kwishyura, uburyo bwo kwerekana amakuru no kwishyura, uburyo bw'isukura, ahashinzwe umutekano, imyidagaduro ndetse n'ubuzima bwiza n'ibindi. Umujyi wa Kigali kandi urateganya gushyiraho sisitemu yihariye y'ahantu hagenewe kunyura bisi gusa, dedicated bus lane, mu masaha aba arimo mu mubyigano nk'igihe cyo gutaha cyangwa cyo kujya ku kazi. Hamwe n'ibindi biteganijwe ko impuzandengo yo gutekereza bisi mu gihe cy'amasaha nk'aya yavuzwe hejuru ishobora kuva ku minota 30 kugeza ku minota 15 gusa. Arufosi Nkurunziza, umwarimu mukuru ushinzwe igenamigambi ry'ubwikorezi, ubwubatsi n'imiterere y'imijyi muri Kaminuza y'u Rwanda, yavuze ko Detected Bus Lane ari ingamba z'ingenzi zo kunoza gahunda y'ubwikorezi rusange bw'umujyi, kubera ko bisi zizagenda kuri gahunda kandi ko zitazatinda kubera imodoka nyinshi nyuma yo kuvugurura iyi gare ya Nyabugogo. Abaturage bacyumviye inkuru nziza bayisamiye hejuru barabyina karahava, bitewe no kumva ko iyi gare ya Nyabugogo yari irimo umubyigano ukabije igiye kongera kuvugururwa. Ibintu byashimishije abaturage benshi cyane. Umwe mu baturage waganiriye na KN Radio yagize ati birashimishije cyane kubona gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa. Ati ni ibintu byiza cyane, ni ibintu twakiriye neza nkatwe dukorera hano muri iyi gare ya Nyabugogo. Ati twabyakiriye neza, turumva ko ari igikorwa cyiza cyo ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye wewe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ari nako nakubwira ko wakoze igikorwa cyiza. Wewe wakoze subscribe cyangwa sabone. Niba nawe utarayikora, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukatubwira igitekerezo cyawe, inyunganizi n'ibyo twakosora, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Reka nkubwira ati ugire umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde umunsi ku wundi.